Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo n'uriya mashariki tubazaniye amakuru yo kuri aya manywa yo ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2025 muri kumwe na Sentama kuri mikoro. Sindi jyenyine, ndi hamwe n'umutumirwa wacu Mushakamba. Wiriwe neza uraho? Sentama wiriwe neza Mushakamba. Isabato ni wa gatandatu mwiza. Umunsi w'umunezero. Basubiza ngo umunsi w'umunezero koko. Hakurya mu burasirazuba haramutse gute? Hakurya mu burasirazuba rero Mushakamba hariyo ikibazo. Abarundi bariyemera ngo abanyabiyemera ngo bimwe biyemeraga twavuzeho nimugoroba. N'ibindi biyemeraga ngo harakubise ngo M23 na twirwanyeho. Ariko ugiye kureba usanga neza ahubwo ari bya bindi byo kwihagarara. Nabonye nuza hari ubutumwa aherutse gutanga, menya aribwo buri kubashima hababaza. Inde Colonel Nsabimana. Ati twaturutse mashusho twakurika. Ati twaturutse mashusho twakubita. Binanga biriya yabivugiye ikazi. Ikaziba? Ngaho. Yabivugiye hafi yaho. Noneho reba kuva imasisi kugera ikaziba. Wumva urugendo ruhari. Abakubisa yabibabwiye abegereye. Ngo bakubita. Ngo none ngo tubageze aha ngaha ngo nibwo bazarwana. Ariko Rugezi haramutse nanone indi mirwano. Bari bahateye. Ariko aho mperukira bari bamaze kubigezayo. Bongeye barakubitwa. Turi bujye kugeraho nabonye Igoma bafashe ama RPG. Igoma hafashwe imbunda nyinshi cyane ahitwa Ntosho. Ariko hari abindosho. Ngo ni ku Ntosho ariko ngo ni Ndosho. Ndosho ni muri ya gahunda yo gusaka imbunda. Yego. Neva nawe ko ngo yemeye guca bugufi noneho. Ariko ntabwo ari imbunda zafashwe gusa. Yego. Babonye ko hari n'abantu bicaje hasi bafashwe batari bake. N'aba FDLR bafashwe. Bafashwe rwose. Basigaye bafatwa bakihindura abasazi. Niba byoroshye. Ntabwo biboroheye. Basigaye bafatwa buri munsi bakihindura abasazi. Amakuru rero dukesha Dr. Dash. Yego. Akoresheje imboni ze. Yego. Aremeza ko Neva yemeye kuva ku izima agasaba imbabazi ASM 23. Ariko ngo biracyari mu ibanga. Birumvikana. Nawe ashaka gukora nka bacuti be bamwe basuranye ibitaro n'imbunda zitagira ingano. Ngo hategerejwe kureba niba ibyo yasabwe nawe azabyubahiriza. Ntabwo Mushakamba sindaca intege. Ariko buriya Neva ntagira idini. Mwabwira Tshisekedi we buriya bararenga. Ko buriya ashobora kwemerera ibintu ntabikore. Yego. Ahubwo agakora ibinyuranye nabyo. Kuko genda byibuka. Buriya biriya yifungishije umupaka ko ari ukwikura mu isoni. Ari ukwikura mu isoni. Noneho yabonaga ngo bashobora kuzamusaba gufata abantu bose bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi 94 mu Rwanda. Akabona bashobora kuzabimusaba. Noneho arareba asanga ni ba bantu b'inkoramutima ze babandi b'abadede. Nawe cyangwa yabonekamo. Nawe yabonekamo ariko nabi. Yego.
arangije ati reka nifungishe umupaka tubane nawe by'imishyikirano ntabwo biba byoroshye niba byoroshye ni ibyo ngibyo yahungaga urumva rero ntabwo ari umuntu waza ngo aze ntabwo abantu bapfa kubyizera kuko niba aza se ababiligi barareka kugwa ku kibuga cy'indege yego za ntwaro twabonye n'ubundi se arazisubiza cyangwa arazifata nibyo ngo mu byo yasabwe urumva rero ibyo bintu bibiri bihabanye yego kugira ngo azashoboke abe umuntu ushyikirana neza mu kuri biri kure nk'ukwezi ngo kimwe mu bintu yasabwe yego hari kwibazwa nyine bavuga ati niba yasabye imbabazi twizere ko azubahiriza nawe ibyo yasabye yego ni ugukura ingabo ze zose muri Kivu zigataha akazikura kuri furo y'urugamba yego akareka abafitanye ibibazo akaba aribo bihanganira yego ariko icyo kintu sinkibona pe yego sinkibona yagikoze yego simbona neva yakuyemo ingabo ariko uko byagenda kose ni ukwanga azanga kuzikuraho ku neza azikureyo ku nabi azikureho ku nabi yigura ariko iyo mvuze kwigura ngira ngo urumve icyo ari cyo yego kwigura ni ukuvuga ni kwigurana icyo kintu akoze yego kuko atagikoze niyo biri bukoreho ku buzima bwe yego icyo gihe rero azazikuraho yigura ariko ntabwo azazikurayo kuko biri mu mutima we nyuma y'uko Bukavu ifashwe yego hari videwo yakwirakwiye ahantu hose yego umwe mu bajenerali b'i Burundi yego nkeka ari n'umuvugizi ari kuvuga ati ngo iyo hataba ngo ingabo z'u Burundi yego abanyekongo baba baririmba ibi bavuga ibindi ubu se baririmba iki ubu baririmba iki abarundi bo baririmba iki nabo baririmba ibintu bikomeye cyane kuko ngira ngo aho kujya ni ururimi ruvuga undi aho kugira ngo avuge abanyekongo yego yakabaye abanza kuvuga ati abarundi baririmba iki noneho akabona kujya kuri kongo yego ariko ibyo yavugaga nawe ni ibinyoma none se umuntu niba azongere adusobanurire uwo wabivuze kugira ngo ikirundi n'ikinyarwanda byo ntibisaba gusemura arabyumva azongera adusobanurire ukuntu barwanira ikicanga bakavayo bakaza bakagera mu kibaya cya Rusizi ahegereye Bujumbura aho ushobora kurasa uhagaze ukarasa muri Bujumbura ngo igisirikare cy'u Burundi cyazinutswe kongera gukora press conference kuko ngo barayikora bugacya naho bari bahambuwe ni uko ntacyo bari kubona bavuga reka twiyumvire niba ubutumwa buri hafi bwansaba imana n'icyo mushakamba uretse amaganya uretse amaganya gusa bavuga igisirikare cy'u Burundi ikindi cyavuga ni iki cyavuga ko cyishe aba FRN ngo babandi 100 aho habereye se kubera icyo batabizi nibyoroshye icyo yavuga kuvuga ni amaganya gusa nta kindi kuko nta bindi mbona yavuga yego twigarukire kuri Colonel Nsabimana twumve disikuru ye amagambo neva yumva ati noneho nemeye gusaba imbabazi aho avuga abarundi abarundi twarabakubise tuva hehe bazagereza aha ngaha hafi y'iwabo baracyavaho bazarwana ati none turimo no kuvugira mu marembo yabo Colonel Nsabimana ni umugabo uganira yitonze ariko ijambo rye uba wumva rifite ireme yego ririmo ubuhanga rifite ireme mu giswahili cyumvikana bya ndimi zariya nabonye zose azivuga
avuga igifaransa, arazivuga igiswahili, azi amashi, azi igihunde, cyanandi n'amahavu katumwumve. Numve kadafunguka. Yemeho none ntigafunguka sinzi. Reba neza urebe na volume neza. Volume iriho. Yaba kavuga kakaba kavuga. Warundi wamekimbia wakashi. Hano yarari ni kazi. Arimo aravuga ati warundi wamekimbia wakashindwa kuona majority zao. Ati hani kaziba. Abarundi baributse bananirwa no gutwara n'inkomere zabo. Nina chuliba warundi kuko chini kurofia kama rumonge. Chena wanakukiaga. Ati jeje nibaza abarundi bapfira hano ko atari mu rumonge iki. Bapfira iki jeje nibaza icyo bapfira baziki hano. Ati masisi abarundi tubasekura cyane warundi wamekimbia wakashindwa kubeba majority. Ati hani kaziba. Abarundi barirutse bananirwa no gutwara inkomere zabo. Nina chuliba warundi kuko chini kurofia kama rumonge. Chena wanakukiaga. Ati rero njya nibaza abarundi bapfira iki ntabwo ndabimenya. Hano ko atari mu rumonge yaruku baturuke pfiyo bakaza. Ati guhera Masisi abarundi tubasekura bya nyabyo, abandi tubafata mbiri. Ati n'uyu munsi turacyafite abo twafashe mbiri. Ati turaza abari bari muri iyi misozi bo barabizi. Ati bayabanginga ashize muri ingara ngo babatira kimukua ngo barirutse. Ati buriya barirutse ati none basigaye bameze biruka kurusha FRDC. Iki kiri Masisi ndibuka abarundi barashikamaga bakarwana pe. Atari kubu basigaye biruka. Ariko ati ni nabo bapfuye ari benshi. Ati ni nabo bapfuye ari benshi banafatwa ari benshi. Ati rero banakimbia kama nini, ati umunsi biruka nk'iki, biruka na FRDC cyangwa abazarendo. Irare ni nk'abahunja bara ntabwo tubadukana. Ati abarundi iwacu ni kampa imwe ubundi bakiruka. Yarangiye. Yego. Iri jambo rero mushakamba. Yahabuye abo abigitega. No kuba yarivugiye hafi yaho. Kuba yarivugiye hafi yaho. Yarivugiye Goma, yarivugiye Masisi, yarivugiye Kare, yewe nabo Kavu yarivugiye Kaziba. Kaziba rwose muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Mwenga. Wambutse umugezi wa Kaziba ngo wageze i Burundi. Yewe ni hafi aho ngaho ubuza hareberega.
iyo uvuze cyane abarundi nkurikije uko yavugaga aranguruye abarundi bari hafi bumvaga kuko hari indangururamajwi. ubu rero uko bimeze ubu bahamutse Bujumbura bahamutse ngira ngo bavugaga ko bashobora gusaba kwiyunga ngira ngo icyo ngicyo hari icyo kiziho ariko iri jambo ryabahabuye barakubitwa benshi kugeza ubwo n'uyu munsi uko abivuze yego hari abarundi bakiri mu maboko ya ARCM 23 amateka zabo ziracyari nyinshi abafashwe bugwate hari abafashwe bugwate niba ubyibukana nijoro twabivuze yego ko hari abarundi abadede yego mu mvugo nziza itagira bibangamira tudashyize muri rusange hari imirambo y'abadede yatoraguwe 26 za Gatogota ariko ubwo n'uvanyeho umwera ngeri 27 moyoni ni 6 n'udusanduku tw'amasasu bari bafite baradupfanye byose birajyana baradupfanye hari n'imbunda baheruka kwamburwa zimwe twavugaga nyine RPG zingahe 5 mashini gane 5 yego na SMG 67 n'ibindi yego ntibyoroheye rwose uyu mudede sinzi niba ziruka akarenga igihugu cye sinzi niba zabigenza ubundi mbere nibura bari abasirikare nibo yakubumvaga avuga ko bagerageza kwihagararaho ubu ni imbonerakure none ubu ni imbonerakure ngo basigaye babaha imyitozo y'ibyumweru 2 gusa ubundi bakagenda selection bakubwiye ukuntu zikorwa babashyira mu kibuga cy'umupira uwirutse akakirangiza uwirutse akarangiza ikibuga uwo wese ahita yandikwa akajya mu gisirikare cy'imbonerakure niyo mpamvu noneho bagira kwiruka kwiruka niyo nuza niyo ngingo ya mbere y'ibanze ngira ngo reka tureke kuguma ku barundi ariko nanone ibyo mu Rugezi yego n'ubundi abarundi barimo yego reka mbanze ndebe inkuru yo mu Rugezi yego nubwo tutarabona resulta y'abapfuye umubare yego ariko barahari n'ubundi bapfuye cyangwa se birukanse kandi ntabwo umuntu ajya kwiruka adakozwemo ntabwo byabura ariko nanone uyu mugabo Nsabimana yanahaye gasopo nyirantarengwa wazarendo zihishahishe muri Warungu yego ejo n'ubundi rwose yabahaye gasopo ikomeye cyane yego iyi tangazo cyangwa se inkuru y'uyu munsi ya Rugezi yego iravuga ko habyukiye imirwano yego aho twirwaneho n'intare za Sarambwe zahanganye n'abazigabyeho ibitero kuri rya leta ririmo ingabo z'u Burundi imitwe yitwaje intwaro ya Wazarendo FARDC FDLR yego ni mu gihe umutwe twirwaneho n'intare za Sarambwe yego bashinja iri huriro yego kwica abaturage batandukanye muri biriya bice by'umwihariko bo mu bwoko bw'abanyamurenge yego amakuru rero avuga ko ibitero byatangiye ku munsi w'ejo bisubizwa inyuma yego ariko nanone uyu munsi birongera biraramuka yego amakuru akemeza ko ibitero bye byabereye mu mudugudu wa Madengu ku ihene no muri Nyakirango yego ariko amadubu akahagarara bwuma yego akabakubita rwose rigakizwa n'amaguru bakabambutsa mu duce duherereye ahitwa Igasiro yego ni uduce n'ubundi
bari bahungiyemo umunsi w'ejo ubwo twirwaneho na FARDC yabakubitaga ndetse no mu minsi yashize kuko uribuka ko Rugezi nayo hamwe mu hantu hafashwe nyuma y'uko makanika atabarutse Minembwe yarafashwe baraza bafata iyi Rugezi n'ahandi iyi Rugezi yo yafashwe nyuma y'uko Intare n'Amadubu bimaze guhura abarwana ku ruhande rwa leta bari muri ibyo bice by'igasiro mu gihe Intare n'Amadubu bose bakomeje gutekanisha uduce tuzenguruka cyangwa dutandukanye two muri Rugezi uko niko bihagaze rero. Mushakamba hari ikintu umuntu yashima muri ibi bihe kuvaho AFCM 23 na Twirwaneho bahuriye bagafatanya ubona ko ihohoterwa ry'abaturage b'abanyamurenge yego byaragabanutse. Iyo uganiriye n'abaturage bahariye yego kuva bumvise ko generali Sematama urabizi ko yaje aherekejwe na Gakofi kuva bakumva ko Sematama yahageze bahungiye mu mashyamba za mayimayi zose za Bishambuke za Kizose zitandukanye zifite amazina atandukanye zose zahungiye mu mashyamba zirirukanka. Ubu rero kuva icyo gihe nibwo zikongera kugaba ibitero kubera Barundi bazijemo ubu nibo bari kuzishuka nibo bari kuzimara ubwoba ariko barasanga n'ubundi Intare n'Amadubu bakiri babandi. Ubu umuturage wari yararyama agasinzira akarya agahaga nta kibazo cyo kuvuga ngo aratangira karema akajya gusenga nta kibazo agasirimba neza rwose atari bya bindi yatangiraga gusirimba cyangwa atangiye kwarura isasu rikavuga akaba ari rukansa asize inkono aho ngaho. Tugigoma twamanuka tukagigoma Goma yego Goma rwose umukwabu urakomeje kandi twabivuze kenshi tuti hatarakorwa amasuku hatarasakwa urugo ku rundi Goma ntizatekana. Gerera Goma neza rwose. Reka tumanuke tugigoma ubushize twari muri quartier yitwa Katoyi yego hari hafashwe imbunda zigera mu 10 yego n'ibindi bikoresho na mashini gani 30 uyu munsi nako navuze ngo mashini gani cyane magazine yego noneho uyu munsi ijoro ryakeye muri quartier yitwa Ndosho ntibari abakunda kwita ngo ni Ndosho yego Ndosho rero hakozwe umukwabo mu Kiswahili babona umusako yego umusako ukaba wazanye ibintu byinshi hagaragaye ibikoresho byinshi ntabwo turabona umubare ariko ibikoresho turabibona aho birunze bamwe babicaje abafashwe bafatiwe muri uwo mukwabo barerekana urugero rw'imbunda zimwe mu zo bafashe ubona ko bariya baba bagenda bihisha yego hari ukuntu bakuraho uriya munwa w'imbunda uriya bita umututu kugira ngo imbunda ibe ngufi bayitware mu ikote kugira ngo umuntu wabyerekanaga umuyobozi wabyerekanaga nibyo yabwiraga abaturage hariya ubwo rero hafashwe byinshi. Afande Jimmy siwe buriya nawonya ndabona ari Afande Jimmy yego ubwo akaba yarimo abavugisha yaganiriza abaturage
icyo yababwiraga ati ibi ngibi tubonye dushobora no kubona ibirenze gufata ibirenze ibi ngibi twafashe birahari yego kugira ngo tuzabimareyo cyangwa se tubone birasaba ko bigiramo uruhare ari abaturage ari abasirikare nicyo yababwiraga reka twumve tubasha kumva amajwi ye turabisobanura yego wanaongeza wanatoa basi wanafanya kidogo hivyo ile kwa polisi haifanye. Ati murareba neza ni muzo bafashe ashyize arimo arabereka uburyo ibi bisambo nyine aba bagome ku buryo bagenza imbunda kugira ngo babashe kwihisha bazi ko ibyo basigaye bakora babikora bihishe noneho ngo hari ukuntu akuraho umunwa wayo yego ubwo ni mu rwego rwo kuyigabanya uburebure bwayo agakuraho umunwa wayo agakuraho cya kintu cyayo noneho igasigara nk'ingufi noneho bakayitwara mu ikote akaba yaza akarinda yinjira mu nzu iwawe aje kukwambura aje kukwiba aje kukwica ayifite utamenye ko afite imbunda yego nibyo arimo agaragaza ati izi ngizi nizo zibarasa buri joro ati ibi mureba nizo twafashe twebwe ubwacu twebwe abasirikare atari kumuzanya imbaraga zacu muzanya imbaraga zanyu mukazishyira hamwe n'izacu twafata izirenze ko urabona imbere ye hari imbunda nyinshi bafashe zirambitse hasi hari n'abicaye hasi bafashwe ati rero ati bamwe mubona bambaye amajaketi muri karitsiye zanyu akenshi bamwe baba bazambariyeho iyo umubonye rero nimugoroba mukwiye kujya mubagaragara ushakamba barerekana imbunda zitandukanye uburyo aba bantu bazikoresha bihishe ariko imbere yabo hari imbunda nyinshi pe bafashe ni nyinshi urabona ko abaturage bakoranye barimo baraganira bakoresheje inama naho nibyo rero abantu bigoma buriya abaturage nabo bahagira imbaraga mu kujya bagaragaza ibisambo nk'ibi ngibi hatabayemo uruhare rw'abaturage biragoye ko byazakemuka yego bwana Sentama ari umwe mu bayobozi ba ONU yego wasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego kongera guhagarika imvugo z'urwango yego nubwo babyemeye muri bimwe bemeje i Doha urabizi ko harimo guhagarika imvugo z'urwango ariko ntabwo byigeze bishyirwa mu bikorwa umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi bya Loni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Bruno Remarquis yamaganye imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashimangira ko zigamije gusenya aho kubaka yabishyize ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter
yemeza ko igihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikungahaye ku bukungu kamere ndetse kikanagira abantu benshi bafite imico inyuranye byakabaye imbaraga zo kugifasha gutera imbere. Aho yagize ati mu gihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite ubukungu n'imico itandukanye, urwo runyurane rw'abantu ni imbaraga zikomeye ndetse ni umutungo ukomeye w'igihugu. Yakomeje agaragaza ko nubwo bimeze gutya ariko usanga hari imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa mu baturage kandi zikomeza guhembera ivangura no gutanya abenegihugu. Aho yagize ati imvugo z'urwango zikomeza kwinjizwa mu buzima bwa buri munsi mu muryango ndetse by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, zikunze kuba intandaro y'ivangura no kwangiza ubumwe. Ibi bitera amakimbirane kandi bishobora gusenya no kubangamira ubumwe n'ubwiyunge igihugu gikomeje gushaka kugeraho. Biroroshye cyane gusenya kuruta kubaka. Ku bw'ibyo ndahamagarira buri wese guhagarika iki kibazo, dutinyuke gutega amatwi abandi, tubane neza nabo dufite ibyo dutandukaniyeho. Yasabye buri wese kwitondera amagambo bakoresha kuko ashobora gusenya. Ati twitondere amagambo dukoresha, duhitemo ibikorwa bitwunga kandi buri wese afate inshingano. Dufatanye twese mu rugendo rwo kugera ku mahoro, tuzirikane agaciro ko kubana neza, twubahiriza uburenganzira bwa buri wese mu isi irangwa n'ubutabera, ukutabogama no kudaheza. Uyu mugabo niwe n'ubundi uyu munsi uhagarariye MONUSCO, niwe wasimbuye Bintou Keita. Abona ko azanye imvugo zitandukanye n'iza Bintou Keita. Reka twitege ko hari ikizavamo. Gese ndamushira amakenga mushaka. Namwe ntamushira amakenga, hari inkuru mfite imbere yanjye hano. Ni inkuru ibarwa hagati ya Kongo n'u Burundi. Yego, mbere yuko duha iyo nkuru noneho hakazamo na MONUSCO. Uyu mugabo hari intambwe aherutse gutera mu kwa gatatu. Yego. Yagiye i Goma aganira na Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa i Goma. Ni iki cyatubwira ko ataraje kuneka? Nk'umuntu wari uje ahantu hari MONUSCO. Yego. Yagombaga gusuhuza abacumbikiye MONUSCO. Reka twumve iyo nkuru none ahubwo. Ahangaha imbere yanjye mfite inkuru ivuga ngo urgent, birihutirwa. Observation inquiétante à Bujumbura. Ibintu bigaragara i Bujumbura biteye ubwoba. Un avion cargo des Nations Unies en provenance de la République démocratique du Congo a été repéré à plusieurs reprises à l'aéroport international de Bujumbura ces derniers jours, selon nos sources sur le terrain. Dukurikije amakuru duhabwa n'isoko y'amakuru iri i Bujumbura, indege yo mu bwoko bwa cargo y'umuryango w'abibumbye Nations Unies. Ubwo turumva MONUSCO muri iyi minsi mike ikoze ingendo nyinshi hagati ya Kinshasa na Bujumbura, igwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura muri iyi minsi. Noneho inkuru igakomeza ngo wihangane ni ngufi ndanayirangije ndi ku musozo wayo. Les mêmes sources indiquent que l'appareil transporte du matériel militaire, armes d'assaut modernes, rations de combat utilisées en cas de guerre, casques et gilets pare-balles, une situation en cours de développement. Info à suivre. Ngo iyo soko y'amakuru kandi igaragaza ko iyi ndege
yazanaga ibikoresho bya gisirikare harimo imbunda nini ntoya, yego, harimo ibiryo bya gisirikare bya bindi bita rasiyo bifunze mu mabogisi bikoreshwa mu gihe cy'intambara, kuko igihe cy'intambara niho babona umwanya wo guteka. kasike urumva ni ingofero, yego, ingofero zimwe izo bita bureti purufu, ku buryo isasu ritayimena, zirinda umutwe. Noneho jile pare bale, amajire yandi bambara mu gatuza arinda nyine amasasu. Noneho inkuru igakomeza igasoza ivuga ngo hari ikintu kirimo gutegurwa hariya, amakuru aracyaza. yego, uriya mugabo rero wavugaga, niba ari umugabo ntakemure n'ibi bibazo, ntakemure n'ibi bibazo. Nicyo nakubwiraga ko ntamushira amakenga, niba hari ibi bigakorwa ari we ubihagarariye, kubera icyo atabihagarika byo. reka tubitege amaso, ntibyabura kuko influence ya Kongo irahari. Yego, usibye n'ibyo n'ibindi bikorwa bari gutoza FARDC kandi barayitoza ngo izarwane na M23. none uko bijya i Bujumbura, ejo nakubwiye koroneri wa FDLR. ubundi MONUSCO tuyizi nk'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro, ariko ntibyashoboka kuko bubaho yego, ku masezerano bwagiranye n'ubuyobozi bw'igihugu. sinzi niba unyumva neza. Nyine ndakumva, ariko icyo nshaka gusobanurira no kugira abantu babyumve, ntabwo ubutumwa bwa Loni bwaba mu gihugu icyo gihugu kitabishaka, ubuyobozi bw'icyo gihugu buriho. Bisobanuye ko kugira ngo MONUSCO igume muri Kongo, nuko bisaba ko bumvikana na Gisekedi, noneho bakabakoresha bituma barenga ku mahame biyemeje, kubera ko hari inyungu babifitemo. None se hari amahoro bigeze bagarura? turetse rero gushima uriya mugabo. Gusa iyo umuntu hari intambwe ateye itandukanye n'uwo yasimbuye, yego, ari nacyo kigaragaza cyatumye bamwirukana, bamusimbuza. Icya mbere Bintu Keita ntiyari kuza kuganira na M23, ntibari kumwemerera, nta nubwo bari kumwakira, nawe ntiyari kuza. yego, iki bigaragara ko ari kimwe mu bintu byatumye bamuhindura. Yego, no kuba none se Bintu Keita wigeze ubona yandika statement ngo ashyire hariya ati twamagana ibi n'ibi, twamaganye ibi n'ibi n'ibihagarare? Yavugwaga n'intumwa za Loni zindi zije nk'abashinzwe jenoside, nk'aho umugore ushinzwe jenoside Nderitu, ndakeka Nderitu, yitwaga Nderitu, baramuhindura, n'abandi batandukanye bageze hariya bakabona biteye inkeke bakabyamagana, ariko undi ntiyigeraga yamagana. Wenda uyu reka dutegereze igihe hazaba inama ya Loni, tuzumva icyo azavuga noneho bitandukanye na za mvugo, turebe niba azavuga ibitandukanye na za mvugo rutwitsi za Bintu Keita. yego, ariko ngo Kisekedi yohereje none intumwa kwa Museveni. niko bimeze, ngira ngo yohereje intumwa ziyobowe na perezida w'inteko ishinga amategeko Vitali Kamere, wa mushuti we. Yego, ubwo rero bakaba bagiye kwa Museveni, ariko iyo bagiyeyo kuriya nta kindi kiba kibajyanye, bajyayo iyo byakomeye bagiye kugisha inama, hari icyo bagiye gusaba. Ntabwo turamenya ngo bagiye gusaba iki, ariko ikigaragara ibyo bagiye gusaba ni ibijyanye n'ibihe barimo, kuko ibihe barimo ntabwo biboroheye. Yego, Bwana Sentama, ndabona twagana ku musozo. Mbere y'uko tugana ku musozo, twongere tugaruke Bujumbura. Umuyobozi umwe yihanukiriye ati utazotora CNDD FDD, uko bafite amatora vuba hano. Yego, nahoze mbona bambaye rwose imyenda imeze ukuntu bamwe mu bayobozi tuzi.
ati utazotora CNDD FDD azoca amenya iyaja nta baseneri dukeneye bazobona ibara. Iki ni ikimenyetso rero tugaragariza ko amatora ngira ngo ari mu mwaka uri imbere. Yego. Cyangwa n'uyu amatora ya perezida sinzi niba ari muri uyu mwaka, abarundi batubwire. Ndaza kubibona ndabireba ni uyu nguyu cyangwa uri imbere. Hagati aho rwose ushobora kuba ari muri uyu, ariko ushobora kuba ari mu mpera z'uyu turimo. Rero urumva ko ibi biragaragaza icyo amatora azaba ari cyo amatora bagiye kugenda. Biragaragaza icyo amatora azaba ari cyo. Ashobora kuba ari amatora arimo ibibazo cyangwa se harimo iterabwoba. N'iterabwoba naryo ni ikibazo. Ariko niba babwiye ko ari umwami w'u Burundi, rero mugomba gutora ishyaka ry'umwami. Azama ni ukuvuga umwami burya impamvu bavuga umwami kwama ni guhoraho. Rero babwira ngo ni umwami w'u Burundi azama ku ngoma, nuko azahoraho atazavaho. Azama ku ngoma. Rero tubyitege birabibyunya. Ushakamba twasoza. Urakoze cyane bwana Sentama. Urakoze nawe. Turabashimiye kuko mudahwema kudukurikira. Tubifuriza icamunsi cyiza cyo kuri izi tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Umugoroba mwiza, icamunsi cyiza, umugoroba mwiza. Turabasaba kandi kudahwema gukanda subscribe ku batarayikanda, ni muyikande ariko ikandwa inshuro imwe gusa. Mukomeze rero mukande like kuri buri nkuru itambutse. Like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, mukande share kuri buri nkuru. Ikindi mutwandikire mubinyujije muri comments. Mutwandikire mudushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi byanyu kuko birushaho kutwubaka bigatuma tunoza ibyo dukora. Murakoze rero, icamunsi, umugoroba mwiza. Yari Sentama kuri mikoro. Murakoze cyane, naho ubutaha.